Urakoze cyane mureke dusenga Imana hanyuma dutangire umuhango wacu wo gusezera umubyeyi wacu Pasiteri mureke dutangire umuhango wo gusezera umubyeyi wacu Pasiteri Isaka Ngendahimana witabye Imana ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani azize impanuka
kandi akaba yari umukozi w'Imana ubuhamya bwiza wakoreye Imana n'uko amabwiriza yacu n'itorero rya Pentecote ya ADEPR. Umukozi w'Imana umukristo ugenda neza, tumukorera umuhango nk'uyu wo kumusezeraho, haba imuhira, haba hano mu rusengero, ndetse haba n'aho tuza gukomeza tujya mu kanya kwirinda. Reka rero gahunda zose tuzitangire dusenga Imana. Ndasaba umushumba Gerard asenga Imana ayiragize gahunda zose zigiye kubera hano mu nzu y'Imana. Mana yacu turacyabishima kuko gushima ugenera abantu bawe ibyo byiza ntabwo ujya utangirije. Ushimiye uyu muhango wera tugezemo wo guherekeza umukozi wawe, musaza wacu dukunda twakundaga. Dufashe muri uyu muhango, ukomeze kutujya imbere, kandi umuyobozi wa gahunda n'ijambo ryawe bikorerwa hano byose Mana bigaragaremo uwa mbere kandi umuyobozi mukuru. Nyaguhumuriza umuryango wa bugufi n'umuryango mugari ndetse n'itorero. Ntawe ugomba gutanga ihumure uretse wowe, kuko hari urugingo rutakaye, hari urugingo rubuze. Ushimye kwisubiza abawe, turabigushimiye, nta kindi twabyongeraho. Rero niyo mpamvu tuvuga ngo turagushima kuko ibyo ukora byose kandi ibyo tugenera nibyo bitubereye, nibyo bidukwiriye. Mushimiye umwanya mwiza rero, komeza kubana natwe kandi gahunda zose tugakomeza kubona ukuboko kwawe kwiza kw'Imana mu izina rya Yesu, amen. Mugihagaze munyemere turimbane indirimbo 396 ivuga ngo ni hehe abizera bazajya kuba. Hanyuma ndasaba Pasiteri Mutware n'umupasiteri waririmbye ufite iyo mpano kugira ngo azamure iyi ndirimbo, natwe dufatanye muri uyu muhango wo guherekeza mwene data umukozi w'Imana Pasiteri Isaac. Ni hehe abizera bazajya kuba, uri isi ntaho tuzakirira, tandukana hatagerwa n'umurisha, ibibi ntahantu twabihomera. Ni hehe abizera bazajya kuba, uri isi ntaho tuzakirira, tandukana
nyir'icyubahiro w'isi n'ijuru, umugenga w'ibyaremwe byose, uri Imana kandi rwose uriyo, twarakubonye n'ubu turakubonye kandi tuzahora tukubona mu gihe cyose. Twakuragije umuhango wose w'uyu munsi ubwo twari hariya mu rugo, ndetse twabitangiriye kuri morgo turavuga ngo umwana tujya imbere, umucyo wawe tumurikire. Na hano duhagaze rero ni ahera, dusabye umugisha, tugire neza. Ari ugiye kutubwiriza ntabwo ari we, ahubwo umwuka wera mumurikire, kandi ibintu byose bigiye gukorwa, ibyo tutarakora dusigaje gukora, byose bibe mu mucyo. Ijambo ryawe tumurikire, kandi umwuka wera agendagende hose, ari hano turi n'ahandi tuza kujya. Umwuka wera ni ukuri Yezu ubugingo bwacu. Turagushimiye Mwami ko wumvise gusenga kwacu, mu izina rya Kristo Umwami n'Umucunguzi wacu, amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Uyu ni umunsi mwiza, ni umunsi mukuru, ni umunsi w'ibyishimo, nubwo ari n'umunsi w'umubabaro, ariko kubizera Imana ni umunsi mwiza w'ibyishimo, kubera ko mpamvu ni umunsi w'ibyishimo. Ntabwo ari abantu benshi cyane bakunda kugira nk'uyu munsi, bagaherekezwa n'inshuti, bagaherekezwa n'imiryango, kandi bagatahana ubuhamya, bagataha basize ubuhamya bwiza kuri ino si. Ariko uyu munsi turi hano kubw'umubyeyi wacu Isaac, wabaye umukozi w'Imana, wabaye umubyeyi kuri benshi, wakoreye Imana, abantu bose bakabibonesha amaso yabo, kandi no mu gihe cye cya nyuma abagiye babana nawe bagiye babona ko ari mu rugendo rugana iwacu mu ijuru. Nanjye nagize amahirwe yo kubana nawe mu minsi mike ishize, twarabanye cyane, tukanakorana, tukanavuganira. Rero nkunda kuganiriza abantu bakuze. Uyu munsi rero nubwo twebwe nyine tuvuga ibyo tureba, ariko ndahamya ko Pastor Isaac aruhutse imiruho n'imihati yo mu isi. Niyo mpamvu ari umunsi mukuru. Twebwe dutandukanye, burya umubiri gutandukana, abantu gutandukana biragora, ariko ku Mana ntabwo bigora. Imana yarabiteganije, iteganya ko umuntu azabaho akagira itangiriro rye, ariko akagira n'iherezo rye. Kandi kububaha Imana bizera Kristo nk'umwami, natwe tukiriho tuvuga ko wacu ari mu ijuru, ko ariho dutegereje umukiza ko azava. Iyo hagize rero wacu ujyana ubuhamya bwiza, ntabwo turira nk'abadafite ibyiringiro, ntabwo tubabara nk'aba bandi batizera Imana, ahubwo twumva natwe dufite urukumbuzi rwo kuzajya mu ijuru. Ndagira ngo dusome amagambo y'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 15. Aravuga ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi ya Edeni ngo ahingire ibirimo, ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho
no gupfa uzapfa. Iri ni ijambo ryanditswe muri Bibiliya, n'itangiriro ryo kurema, n'itangiriro ry'ibihe, n'itangiriro Imana ishyira umuntu muri Edeni, mu ngobyi ya Edeni, yamuhaye amabwiriza, imuha amategeko. Ariko igihe yamuhaga uburenganzira bwo gukoresha ibiri muri iyo ngobyi byose no kubikorera, hari igiti yamweretse aramubwira ngo iki giti ibintu byose wemerewe kubirya, wemerewe gusoroma ukarya kandi bikagutunga, ariko iki giti kimenyesha icyiza n'ikibi ntuzakirye, kuko nuramuka ukiriyeho no gupfa uzapfa. Kiriya giti gipfunyitsemo urupfu no gupfa uzapfa. Witonde nturye kuri kiriya giti, nutakiryaho uzarama, ariko nukiryaho no gupfa uzapfa. Ibyo byabwiwe Adamu na Eva mu ngobyi, ariko biba uruhererekane kuko banza kumvira Imana, barya ku giti Imana yababujije, baba bakururiye isi urupfu. Urupfu ku isi, umuntu wese arapfa, nubwo rutamenyerwa, ariko bari aha mwese murabizi ko mwabonye abantu benshi bapfuye, kandi abantu bapfa abandi batabishaka. Abantu baratambuka dusa n'abari muri bisi. Bisi ivuye mu mujyi igeze mu Kanogo umuntu avamo, yagera Kanzayire undi akavamo, yagera Giporoso undi akavamo, muri gare undi akavamo. Ntabajyana, umuntu wese agira uwe munsi, ariko agatambuka kuko Imana yarabivuze ngo nurya kuri kiriya giti no gupfa uzapfa. Urupfu ni urwa buri muntu wese, n'urwo rutubabaza, kuko tuba dutandukanye n'umubyeyi wacu, dutandukanye n'inshuti zacu. Ariko ubu ndahamya ko imyaka 100 ishize abantu bariho bakiri uyu munsi ntabwo ari benshi, kandi natwe turaha imyaka 100 iri imbere yacu hazaba hariho ingerere, cyangwa tuzaba tutakiriho, kuko icyaha cyo mu Edeni cyadukururiye urupfu, turapfa. Iwacu ni mu ijuru, haleluya, kandi abapfapfira mu Mwami. Umwuka nawe akavuga ngo ye baruhuke imiruho. Yobu yavuze ngo uwazura n'umugore aramya igihe gito, kandi icyo nacyo kikaba ari igihe cy'imiruho, igihe cy'ibibazo, igihe cy'imibabaro. Nsa n'umuntu umaze kujijuka, umaze gukuramo, mfite imyaka yenda kuba y'umuntu ujijutse, ureba utuntu ukamenya utuntu n'utuntu. Narebye ibiri hano mu isi, ndeba abakomeye baho, ndeba aboroheje baho, ndeba ibiyizungurukamo, nanjye njya kumera nka wa mwanditsi Salomo wanditse akavuga ngo nitegereje byose gusanga byose ari ubusa. Imyanya ikomeye byose ni ubusa. Waraye uri ugahaga ugahunika no mu mabanga, byose ni ubusa. Hahirwa abapfapfira mu Mwami, ngo baruhuke imiruho n'imihati, kandi ngo imirimo yabo. Bene data, mureke dushaka imirimo izaduherekeza. Ubu nicyo gisigaye, nta kindi. Imirimo yabo ijyane n'abibaherekeje. Abazasigara barira, abazasigara bavuga. Ugiye, muri byavuze ngo mbese ugiye waba usize nk'uruki musozi. Ariko turashima Imana ku mubyeyi wacu, yabaye mu isi, yabaye mu murimo w'Imana, yakoreye igihugu n'imbaraga ze zose z'ubuto, agira amahirwe yo kuba yaragiye kubugeza ku iherezo. Ariko twe turacyakora mu mifuka, ntitukumva ko ibyo dukora ariyo mahirwe yacu, ariyo myambaro y'abera. Imyambaro yawe ntuzayishakire mu bindi, ni imirimo yawe izagenda iguherekeje, niyo myambaro y'abera.
Yesu ashimwe. Reka soze dusenga Imana, reka dusenga Imana. Turamuherekeje kandi aratashye kuko tubihamye. Abakozi bakorana barabihamye. Aramutse adatashye nta buhamya asize. Mwabona bateruye isanduku, abona abapasiteri. Mu bintu abapasiteri batakora, umuntu ujyanye ubuhamya bubi ntabwo bamuterura. Natwe ntitwaba duhari. Niba hari abantu bacunga ubuhamya cyane bw'umukristo urangije urugendo, ni abapasiteri. Abakristo mwese mwahagurutse, abandi dore bari hanze kuko niko amabwiriza avuze. Ariko twahagurukijwe no kuza guherekeza umusaza wacu, kuko tuzi ko yabanye n'abantu neza, tuzi ko yakoreye Imana neza, tuzi ko atashye. Nagize amahirwe kuri 30 nibwo nimugoroba. Jewe kuri 30 twari tuvuye gushingura umwana wacu niwe wazize impanuka muri rya saa moya, ipikipiki nawe iramugonga. Aragenda yagiye akiri umusore, yasize abana babiri b'impinja. Turamuherekeza. Ariko tuvuyeyo numva binaniye guca ku rugo rw'umukozi w'Imana n'umusuhuza. Njyayo nari kumwe n'undi mupasiteri, turamuramutsa, usanga arahari mu rugo. Turamuramutsa, tumubaza amakuru. Kumubona byaratunezezaga, twumvaga twishimye. Hanyuma turasezerana, turagenda. Mu gicuku nibwo nabimenye, nagiye kubona itangazo ry'umushumba, mbona bavuga ngo Isaac yarangije urugendo rwe rwo mu isi. Murabizi kamere yacu ko ibimeze, ntabwo bishoboka. Isaac twari kumwe nimugoroba, ntabwo bishoboka. Niko tuvuga twese. Urahakana ugahakana ariko bikarangira zabaye. Umuryango asize ni muhumure mukomere mu mwami wacu. Muhumure Imana izababeshaho, muhumure Imana izabatunga, muhumure Imana izabagirira neza. Hanyuma namwe mugere ikirenge mucye, mukore imirimo myiza yose, kugira ngo namwe ntihagira uzarangiza urugendo rwe, tuzahure n'abacu mu bwami bw'Imana. Kandi n'itorero yakoreragamo umurimo, itorero rya Kanombe, n'abakozi bakoranaga, n'abakristo, abadiyakoni n'abakristo bose, namwe mukomere. Ndabifuriza gukomera, ariko ndabifuriza guharanira gukora imirimo myiza y'abera, kuko iwacu sino, iwacu ni mu ijuru. Niho dutekereje ko Umukiza azaba, kugira ngo natwe turuhuke imiruho n'imihati, kandi imirimo dukorera mu isi izamukane natwe iduherekeje. Imana yaramwakiriye, n'ubu turakomeza tukuvuga ngo mwakire, ariko Imana ikomeze inafashe, inarinde abasize, ikomeze ibahumurize mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge Imana. Nyagasani Imana Data wera uri mu ijuru, turagushimira. Tugushimiye ko ari wowe Mana itegeka ibyaremwe byose, byaremwe n'ukuboko kwawe. Ni wowe Mana yashyize ukuboko hejuru y'isi, isi yari yuzuwe n'amazi n'imiyaga, ariko urarema ngo habemo n'ubuzima, habemo n'abantu babamo. Ariko Mana ntabwo washimye ko umuntu arangiriza urugendo rwo mu isi. Waravuze ngo igihe kizagera umuntu atandukane n'umubiri wavuye mu gitaka, hanyuma ubugingo bwavuye ku Mana busubire kuba burimo. Nabyo turabigushimira, kandi ijambo ryaratubwira ngo mbeho byose duhore dushima. Uyu mubyeyi twarabanye kandi twabanye neza, yakoreye umuryango we, yakoreye igihugu cye. Mana none washimye kumwisubiza. Ntabwo mwami tubabaye nk'abadafite ibyiringiro. Tuzi ko impanda y'umwami nivuga, abasinziriye muri Kristo bazatubanziriza gukanguka bakamusanganira. Natwe bakiriho, natwe tukamusanganira. Turagushimira ko yari umugambi wawe ntawuhindura, kuko ubutwara n'icyubahiro no gushyirwa hejuru y'ibyawe
tubishimiye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. tugiye rero guha abantu ijambo. Igihe nk'umukuru w'umuryango ni igihe ugiye kubanza, ariko hagati aho madamu pasiteri Isaka Betirita araba yitegura n'indangiza n'abamuherekeza bamuzana hano, cyane cyane abamama n'abana bari kumwe bamusagasire, n'abana abamama b'abana bariya barashiri namwe muzi kuza nta kibazo. Hanyuma tumuhe ijambo, mu kanya nyuma ye turaza kubwira abana bose nabo nabaha ijambo hagararirwe n'abana babiri, Sheri niwe ubanza, hanyuma hakurikiyeho Ernest. Baza gukurikirwa n'umukwe mukuru Rukinga Jean Paul, nabo baraza gukurikirwa n'abuzukuru baraza kuza, ariko bahagararirwe Havuge Uziyeri. Ndaza kubwira umuyobozi w'umudugudu wa leta ari hano, kandi tunamushimira cyane kubw'inkunga yahaye umuryango, inkunga ifatika y'umudugudu. Ni ukuri turagushimiye. Hanyuma itorero aragira icyo avuga, ariko nyuma yaho umushumba nawe aze gusa n'udusozereza. Nyuma yaho ndaza kubabwira igikurikira. Ndagira ngo rero nk'uko navuze ko ari ubanza, baze babwire gatoya amateka ya muzehe, kuko njyewe amenshi ndayazi, twari duturanye hafi cyane. Usibye kuba twaranganaga mu myaka yaradutaga, ariko naramubonaga cyane, yewe ntari nanakizwa nari muzi. Pasiteri Nyirahimana Isaac yabyawe n'umuntu witwaga Rusatsi Yohani, nyina yitwaga Nyirangendahayo Elizabeth. Pasiteri yavutse mu mwaka w'1934, avukira mu karere ka Rusizi, mu cyahoze ari komini Gishomo, ari mu komini Kimbogo, ariko ahantu hitwa Igihundwe, ahantu hahoze bitaga ku Nyenyeri. Abazi Icyangugu ni hari akarompwe umuntu akata ajya ku Cyangugu cyangwa se Kamembe, cyangwa se ajya ku bitaro, cyangwa se Igihundwe. Yaratuye aho bitaga ku Nyenyeri. Baje kubimura barahagura, bahashyira hoteli Inyenyeri. Yashakanye na Kamugwera Genoveva mu mwaka w'1957, babyarana abana 9, hariho abahungu 5 n'abakobwa 4. Ariko yaje kwitaba Imana mu 1990. Twamushyinguye mu bwoba bwinshi. Yitabye Imana mu kwezi kwa 11/19, hari intambara mu gihugu yatangiye ku itariki ya 1/10 muri uwo mwaka. Dufite ubwoba cyane, tureba ducyaguza hirya no hino, ariko turamushyingura, kandi tumushyingura neza, kandi ataha neza. By'umwihariko twe mu muryango wacu yari inshuti yacu, nubwo ari ba mwana wanjye, ariko igikuru gikomeye si icyo, ni uko twabanaga mu buryo bufatika. Twebwe dukizwa sinabaga mu rugo, nabaga ku Kibuye, ariko akansurira urugo cyane, akababwiriza, akabakomeza, akabasengera. Twabaye inshuti kugeza n'ubwo uwo mukecuru yari inshuti ya madamu, kugeza n'ubwo ajya gushyakohereza umwana we witwa Amosi, ari we mukwe wanjye, akamwohereza ari mutoya muri primaire, akatuzanira imbuto mu rugo. Ko pasiteri yari nk'umuzungu, kuko yakoranye n'abazungu cyane. Yari umuntu ukunda ibintu bya kizungu, akagira na gahunda, ashaje akigira gahunda. Mu rugo we rero nta mbuto zaburaga, noneho akohereza uwo mwana, tutazi ko azatubera n'umukwe. Uwo mwana baje kuza gutura i Kigali, aza kubona akazi Cyangugu. None ageze Cyangugu abona ko nta yandi yacumbika, yari afite bene wabo, arahanga ati ndajya kwa Biyani.
araza noneho ahamara imyaka 3 umukobwa wanjye we mugore we akajya amurambagiriza abandi bakobwa bigana agiye kumurambagiza aranga araza abaza nyina ariko uriya si musaza wanjye abantu bose barabaza ko musaza nyuma yaho rero nibwo twaje kumubwira tuti ntabwo ari musaza wawe ahubwo ni inshuti magara nyuma rero amaze kwitaba Imana muzehe pasiteri yaje gushaka undi mugore witwa Mukandahunga Bertilda muri 91 ari we ashaje bari bakiri kumwe babyaranye abana 6 harimo abahungu 5 n'umukobwa umwe mu bana bose rero pasiteri yabyaye uko ari 15 hasigaye abana 10 abahungu 6 n'abakobwa 4 kandi abo bana ari abakobwa ari abahungu bamubyariye abuzukuru 24 abo buzukuru nabo bamubyariye abuzukuruza 4 no kuvuga ko asize umuryango w'abuzukuru 24 n'abuzukuruza 4 28 n'abana 38 n'umudamu we wa 39 murumva ko asize umuryango yize amashuri 6 abanza ariko agiye mu bintu by'Imana bakomeza kumuhugura mu by'iyobokamana mu mashuri ya Bibiliya ya teoloji mu buzima bwe bwa Kristo Pastor Ngendahimana Isaac yagiye muri Kongo ahitwa mu Minembwe aho ni hariya hakurya muri Kivu mu gihugu cyitwa igihugu cy'Abanyamulenge icyo gihe ni kera hari mu nzara ya Ruzagayura icyo gihe yahise yakira agakiza mu 1950 ariko aza kugaruka mu Rwanda ahitira Igihundwe ahabwa inshingano y'ubukuru bw'itorero mu mwaka w'1970 aza kongera kuva mu Rwanda ariko muri 1961 asubira i Kongo ahunze n'icyagiye kibidugarara ariko ntiyatindayo aza kuza kugaruka umuhamagaro we yabuze ubutumwa mu muhamagaro we cyane mu mpande zose z'igihugu u Rwanda muri Kongo yewe aherutse no mu Budage gusura abana agezeyo ntabwo yicaye ntiyaryamye bamukoreye gahunda akora ivugabutumwa nyuma yaje kuva Igihundwe yimuka muri komine Kimbogo ajya mu cyahoze ari komine Gishomo ubu ngubu ni ku mudugudu wa Nzaha ariko muri Rusizi ari naho twatangiye twebwe guturana by'umwihariko ikintu mbabwira kuri uyu musaza gikomeye cyane ni umunyamasengesho pe nanjye narabyiboneraga bari bafite itsinda ry'amasengesho basengeraga ibintu bibiri ntabwo bajyaga muri bya bindi bivuga ngo Imana ifashe ngo ngire oya gusengera igihugu n'itorero ibyo bintu bibiri iryo tsinda ry'amasengesho buriya agiye afite ibintu byinshi yewe mu minsi yashize twaramusuye na madame ariko ntitwabiganiraho cyane mu kwezi kwa kabiri ariko mbere twari twaraganiriye ambwira aho bimwe mu mateka y'igihugu afite mu babwiwe n'Imana agiye ajyanye ikigega cy'ibintu biri imbere twebwe tutazi niba byagiye bibaye mu jenoside biki yanga ati ibyo byose Imana yari yabitubwiye byose yabidusobanuriye ati n'ibindi biri by'itorero n'igihugu ati byose niko mbifite buriya ajyanye ibintu byinshi nk'uko n'umushumba avuze ati mujyanama wanjye yaranshitse kandi koko nibyo byaje kugeraho paruwasi yacu ibyara indi paruwasi bashaka umushumba noneho umushumba wateguwe ntabwo yari reprezentare gare umuvugizi w'itorero aza yamaze kumenya ibyo ari byo yamaze kumenya ko umusaza bari gushaka kumwigiza ku ruhande araza akora inama aravuga ati umushumba n'uyu ahita afata Pastor Isaac amuragiza iyo paruwasi buriya ni ukuvuga ngo yabaye umushumba benshi ntibari banabizi buriya ni umushumba rwose tutumufata mu rwego rw'itorero ni umushumba kandi yabuvuyeho neza icyo gihe babona atangiye kwikurira noneho bazana undi muntu wari uvuye kure ndetse kure cyane n'Igitarama ariko wavukaga hariya araza aramusimbura mu mpano yari afite urukundo
kwihangana gusengera abarwayi yewe no gusura abantu. Ibyo byari impano ye ntiyakamurwa n'imvura cyangwa n'ibindi bintu. Ku munsi ku munota wa nyuma yakoze amasengesho, yarasanzwe yakora iminsi 2 3 se, yakoze amasengesho y'iminsi 3, ariko kuri uriya munsi yitabye Imana. Amateka atubwira ko nako n'umudamu we babitubwiye mu gitondo saa 11 yabyukije abana nawe n'umugore mugandura akaba hariya dusenge barasenga. Yaramaze iminsi asenga amasengesho yo kwiheza, nubwo bumvise ko yanasezeraga, kandi nta mpamvu yagiraga ngo abure gusaba umugisha. Asoje urugendo rwe neza rero, yarusoje ku cyumweru ku itariki ya 30, azize impanuka imusanze mu muhanda mu masaa 12:40. Bitekereza ko ari babandi birukanka kubera amasaha, ariko mu masaa 5:15 twumva ngo birarangiye. Ndabashimye cyane mbikuye ku mutima. Kuva ku wa mbere nagiye mbona ukuntu abantu baza, abakozi b'Imana nabo narinzi ko batazi mu rugo, nkabona baraje. Ni ukuri byaranejeje cyane, byanshubijemo intege. Narabashimye cyane n'ubundi bashima Imana ibahe umugisha. Umutware wanjye rero nk'uko mwabyumvise, ejo abo twari kumwe ndumva naragiye mbibabwira, hari natangiye naho kuva tubanye byose narabibabwiye. Ubu rero noneho ngiye gucagagura, kuko urugendo rugikomeje, tugifite imirimo yo gukora. Umutware wanjye rero yambereye inkoramutima, yambereye umutware mwiza, ambera inshuti nyanshuti, ariko twabanye neza. Rero mubonamo Imana, mubonamo ubukristo, ndetse nkabona burenze n'ubukristo, nkabera uko nabyita, nkabera uko nabivuga. Yari umuntu wamenye Imana, abana nayo agirana nayo ubucuti. Ibihe byinshi yabaga ari mu by'Imana, ari muri Bibiliya, yicaye mu rugo asoma ijambo ry'Imana. Nta gihe yagiraga cyo gupfusa. Yari umuntu ugira kwizera gutangaje. Ntiwashoboraga kumubwira ati iki kintu bimeze bite, biragenda bite. Yarakubwiraga ati Imana irabizi, Imana izabikora. Ntiyagiraga gucika intege, ntiyagiraga kwiganyira. Yari yarantangaje. Yari yarantangaje cyane. Ntabwo ndi kumuvuga kubera ko yagiye. Abari bamuzi, abo bakoranye nabo basenganye barabizi. Yari umuntu udasanzwe, akagira imbaraga mu by'Imana, akagira n'imbaraga mu by'umubiri. Ukurikije imyaka yari afite, ukareba n'ibyo yakoraga, wabonaga ari umuntu udasanzwe. Ndashima Imana rero yuko twabanye neza, tukaba dutandukanye neza, nta kibazo dufitanye. Nanjye najyaga ndeba ukuntu akunda Imana, n'ukuntu akunda kuyikorera. Babwira Imana ngo inshoboze,
kugira ngo ntazamubangane. Yo Imana yarabinshoboje rero. Imana yagize neza. Tandukanye neza. Yakundaga abana. Karenga. Bereye kumfura mukuru hose numvise vuba. Kageza kuri bupfura. Abana bamusanzuragaho cyane cyane. Ntacyo yashoboraga kubima agifite. Mbese namubonye ibintu byinshi cyane. Reka ndekera. Imana imwakire mu bayo. Imana ihiruko ridashira. ubuhamya bwa mbere kandi bwiza buturuka mu mbere mu nzu. N'abana bose muzana abana mwese muzana nabaye iminota ibiri muranyihanganira kugira ngo dutumuze uburyo umwete akereza kuri ibiri Ernesti ibiri abana mwe mutumana hari intera mufate mukomeze kuko yawe Haleluya. Ndashima Imana cyane kuko Imana ishoboye kutwereka iherezo rya papa. Twamubonyeho ubuhamya bwiza cyane guhera mu bwana, aho dutangiye kumenya akenge. Twasanze ari umuntu usenga Imana, ukunda gukorera Imana, ugira urukundo, wubaha Imana, ubana n'abantu bose amahoro, ukorera Imana, ukunda n'abantu, akifuza ko umuntu abwirije ubutumwa nubwo yaba ari umukene yamwigisha n'umurimo agakoresha amaboko kugira ngo nawe ubone icyo kumutunga, ye kujya ajya mu nzu y'Imana yambaye ubusa, akagenda agira abantu inama, akabagira inama zo kubafasha mu mibereho yo mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Ndashima Imana ko natwe yadutoje inzira y'agakiza, kandi ni ukuri natwe twageze ikirenge mu kiwe kandi tuzakomeza no kukigeramo kugira ngo natwe tuzagire iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Muri iki gihe rero kiwe cyo gutaha yagiye agira ibihe byo gusenga, ariko nanjye nk'umukobwa wiwe mukuru hariya mba mu rugo iruhande rw'iwe naramurebye papa mbona ko n'ubundi ari kugenda agera mu zabukuru. Ndavuga nti muri iyi viziyo abandi bari kwambara agashati keza k'igitenge, reka nanjye ubundi umudozi mudodera agashati keza k'igitenge nawe ajya akambara, amenye ko mu bana yabyaye harimo n'abadozi, nawe ejo atazagenda atambaye kuri ako gashati k'igitenge. Numvishe nkwiriye kumunezeza, nkumva nawe akwiriye kugenda akandagira, ariko azi ko afite abana bamuri inyuma bamwubaha kandi bamukunda. Ndashima Imana rero kuko igare ryiwe ritabaye igare ryo kumucunaguza ngo atinde mu mubiri, ryamwimiye ryihuse kandi akagira iherezo ryiza. Imana iduhana umugisha, kandi namwe mbasabiye umugisha kubwo kudutabara. Yesu abaho umugisha. uyu ni umukobwa we nubwo avuze ngo umukobwa mukuru, imfura nawe yari umukobwa ariko yaratashye, ariko ubu usigaye ari umukobwa. Murakoze. Mu by'ukuri ntabwo nabona amagambo asobanura papa uwo yari we, kubera ko
abantu bajya bakunda kuvuga ngo abana ba pasiteri ntabwo bakizwa, ariko ndashima Imana yuko papa yabaye icyitegererezo, kubera yuko nta na rimwe namwegeraga ngo nsobanurire ikintu kigendanye n'ijambo ry'Imana, ngo ambwire ngo nta mwanya mfite cyangwa ngo hari ibindi ndi gukora. Igihe cyose namubazaga ibyo nshaka nk'uko wabaza umuvandimwe wawe, akambwira ati iki kigenda gutya, bigenda gutya, bishaka kuba umukristo ukora ibimeze gutya, Imana ikunda ibi, yanga ibi. Mu by'ukuri navuga ngo agakiza mfite yafashije Imana kugira ngo nanjye mbashe kukageraho. Ikindi papa yari nk'umuvandimwe, nanone icyo kintu nakivugaho kuko yaratwigisha, twaraganiraga akatwigisha mu buryo, akatubwira ko gukorera Imana ntabwo ari ukujya gusenga gusa, ahubwo ukwiye gukorera Imana ukanakoresha n'amaboko yawe. Yabitubwiraga rero mu buryo aduhereza n'urugero, akatubwira ngo Imana yaramubwiye ngo najya akorera Imana ngo ajye ashyira ku munzani ngo imirimo yiwe n'iy'Imana ngo bingane, ngo akoreshe amaboko kugira ngo atazicwa n'inzara, noneho kandi anakorera Imana kugira ngo atazabura ubugingo. Urumva rero byose yabifatanyirizaga hamwe, ugasanga mu buryo bw'umubiri ntabwo akennye, kandi no mu buryo bw'umwuka ugasanga ni umuntu uhagaze neza, ushobora kukugira inama mu bintu bigendanye n'ijambo ry'Imana. Icyo kintu ndakimushimira. Kandi ikindi yagerageje kutwereka ko dukwiye kugirana nk'ubumwe nk'abantu bavukana, kandi tugashyira imbere ijambo ry'Imana. Icyo kintu nacyo ndagishima ko Imana yampaye umubyeyi w'icyitegererezo. Ikindi navuga yuko mu minsi ya nyuma ajya nko kwitaba Imana, navuga ngo wagira ngo yari abizi, kubera yuko ubundi yari umuntu utajya wicara ku buryo ashobora kwicara kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Yari wa muntu ukunda gukora utuntu ukabona mu munota umwe arahagurutse, afashe inyundo, akoze nk'agatebe, afashe sima, yubatse nk'ahantu hagiye hasenyuka, ibintu bye byose niwe yagendaga abyikorera. Noneho rero kandi uko agiye gukora ikintu akavuga ngo nimuze mbereka akantu dukora. Ariko mu minsi ya nyuma ndabyibuka yamaze nk'ibyumweru nka 2 cyangwa 3 nta kintu akora, akatubwira ngo muze mbereke ibintu ngo dukora, ngo hari igihe naba ntahari none mukazajya mubikora. Ko ndabyibuka muri icyo cyumweru nibwo yatubwiye ngo tujye mu kigega, hari ahantu havaga, hanyuma atujyanamo akajya twerekera, nyine aponda sima, agurana n'indi fu bashyiramo kugira ngo sima ibashe guhangana n'ubukonje. Hanyuma atujyanamo imbere mu kigega, aratwerekera, akajya twereka ngo muzajya mugira gutya, muhoma gutya, aratwerekera. Turangije tuvamo, nyuma aza kutwereka kandi ahantu tujya gusiga ku yandi mazu dufite, tujya gusiga irangi, turahasiga turaharangiza. Ariko we akavuga ngo ngewe ntabwo nzongera ngo gukora ngo ahasige ngo muzajya mubikora mwenyine. Nyuma yaho nibwo nyine nabitekereje, ndavuga nti se biriya bintu buriya yabivugaga kubera ko ashaka ko tuzajya tubikora, cyangwa nk'ikindi kimenyetso wenda Imana yari kuduhereza. Navuga rero papa yabaye icyitegererezo muri rusange. Ndashima Imana yuko yakoreye Imana igihe kirekire kandi akagenda nk'umukiranutsi, nk'umukristo. Imana yacu yagwe icyubahiro. Abakwe abahagarariye Jean Paul Mwegere hino yambaye abakwe bose ntibahari. Abakwe benshi baratashye, ariko hari abandi bafashwe n'uko Rusizi hafunze badashobora kuzanisha, ariko
Rukinga Jean Paul arahari kandi iyi ni umudamu we. Urakoze. Ndavuga mu ijambo ry'ijambo ryanjye ariko ni njyewe wari umukwe mutoya. Umukwe mukuru n'ukurikira ntabwo babashije kuboneka bitewe yuko bari mu ntara y'Uburengerazuba babuze inzira yo gucamo, ariko uko twavuganye kuri telefone barambwiye bati komera, mu ijambo uzavuge ko yatubereye data bukwe kandi akatubera n'umubyeyi. Uko niko nanjye yatubereye, ko ndabyibuka muri za 1994 nibwo muzehe twabanye tubana hano mu rusengero. Njya kwiyemeza kujya kuba umukwe we, nari ngiye mvuga ngo simfite papa, ariko ntabibonye ko ntoranije neza kuri yazambera umubyeyi. Uko rero niko byagenze, ko nta kibazo, ndakomeye. Aho twaherukanaga cyane, twaherukanaga ku munsi w'umuganura. Yaje iwacu, twamutumiye dushaka gukora fete ariko natwe tutabizi. Nk'uko tante Rashara bivuze, yaraje ari kumwe n'undi muntu mushiki we uva Umurenge, baraza tuririranwa. Ni ukuvuga ngo mu bantu babaye imfubyi cyane, njye mbaye imfubyi kabiri. Yambaga hafi ku manywa na nijoro, akatugira inama, cyane cyane twari tumuri iruhande buri akenshi, akaza kudusura. Ndabyibuka yakundaga kuza kudusura nko mu masaha ya 3, tukaganira nk'uko Ernest bivuze, akatubwira ukuntu Imana yagiye imubwira ko azajya ashyira ku kiganza kimwe iby'Imana, ku kindi agashyiraho iby'umurimo we. Muri make rero ntarondogoye, mu izina ryanjye n'iry'abambereye abakuru mu bakwe, n'ubwo buhamya bwacu na muzehe yatubereye umubyeyi, atubera data bukwe. Ko ndabyibuka twabaga turi kumwe n'abuzukuru, natwe ntiyatinyaga kubona ko turi abuzukuru be, ntiyatinya kubona ko turi abana be, kandi ntiyabonaga ko tutari abakwe be. Murakoze. Ni iryo jambo ko twabanye na muzehe, twabanye neza, kandi kuva ku cyumweru by'ukuri pe, ikintu dushimiye Imana ni ukuntu urupfu rwe ruri hagati y'isaha imwe n'isaha ebyiri. Ni ibintu Imana yari yatoranije, kandi ko uriya mukwe mukuru, urumva sinabyibuka byose, ariko yari yambwiye ngo nzavuge ko muzehe hari umuntu Imana yari yararemye ari special, yaramuremanye ubuhanga bwinshi, ubushishozi bwinshi. Arambwira ngo Imana yari yaramuremanye ibintu by'ubupfura, ngo atari bya bindi abantu bagenda kuvuga ngo ni amasayansi. Ari umukristo, indangagaciro zose n'abo mu mudugudu turi kumwe hano, ni ukuvuga ngo indangagaciro zose z'ubukristo, indangagaciro z'ubunyarwanda, indangagaciro zo kuba mu isi, muzehe zose yazigendeyemo. Murakoze. nk'uko babivuze, sogokuru yari afite abuzukuru 24. Sogokuru ndamushimira cyane, ndamushimira ko yabwirije data akiri umusore agakizwa, yarangiza akamubera sebukwe. Kuva icyo gihe agakiza kakaza mu muryango, data nawe arakomeza kugeza ubwo nawe yabaye umupasiteri, nanjye ngira amahirwe yo kuvukira mu rugo rukijijwe, akaba ari nabyo ngenderaho uyu munsi, kimwe n'abuzukuru bagenzi banjye bose. Sogokuru ndamushimira cyane, yarankundaga cyane, twari inshuti, nta kwezi kwashiraga atampamagaye. Sogokuru ndamukunda cyane,
nkamwibukira ku bintu byinshi. Ndabyibuka hari igihe negeze nta namba mu murongo, mera nk'igicibwa, sogokuru aranshakisha aransengera ansabira umugisha. Kuva uwo munsi kugera n'uyu munsi agaciro nari nariyimye ndakabura, ndakongera ndakabona.